ese noneho wigeze ubona amafaranga menshi, ukabona ibintu byinshi, ukabona opportunity nyinshi, ku buryo mu gihe gito cyane nk'umurabyo cyangwa nko guhumbya wayobeye uko byagenze, ukabona birashize, ukabona biragiye rwose, ukibaza uti ese byagenze gute? Ibyo bintu byigeze bikubaho? Ese waba warigeze wibaza ko ufite inyatsi? Inyatsi ni iki se? Inyatsi ni iki? Ibyo bibazo urabyibaza? Uribaza uti ese ni ikibazo cy'inyatsi mfite, cyangwa hari ikintu Imana ishaka ko nkora, cyangwa se hari ikintu Imana ishaka ko niga? Ese ni amakosa, ni ibyo mpindura, ni amakosa nakoze? Ariko ibyo bintu byigeze bikubaho, bimaze kukubaho uhita ubona birayoyotse, ubona biragiye. Ibyo bintu byaba byarigeze bikubaho? Byaba byarigeze bikubaho? Uyu munsi wa none rero turaza kuganira ku bintu bine byibuze bishobora gutuma umuntu yumva mu buzima ko afite inyatsi. Kandi nanone tugiye no kureba umucyo, turabireba mu buryo ngo tugiye kureba ibintu bine bishobora gutuma umuntu yumva ko afite inyatsi, ariko turabireba mu buryo bw'ijambo ry'Imana, turabihuza n'ijambo ry'Imana. Ni Apotre Emmanuel rero, turi kumwe mu kiganiro Menya Nibi. Mu kiganiro Menya Nibi, ibi bintu birakenewe ko tugomba kujya tubimenya. Tugomba kujya tubimenya kuko biri mu buzima bwa buri munsi. Turi abakristo ariko duhura n'ibibazo nk'ibi ngibi bitandukanye, ugasanga uri umukristo ariko uribaza ibintu bimwe na bimwe bitandukanye, kandi rimwe na rimwe bidafite n'ahantu bihuriye rwose. Uyu munsi rero turaza turaganira ku kibazo kijyanye n'inyatsi. Byibuze ibintu bine bishobora gutuma wumva yuko wowe ufite inyatsi, kandi wenda ko wumva nyine byarangiye, ujya kubona ukabona ibintu birayoyotse. Nicyo kintu turi buganireho uyu munsi wa none muri iki kiganiro Menya Nibi. Tuzajya tuza duhinduranya. Hari igihe tuganira ku ijambo ry'Imana mu buryo bwo kubwiriza, mu buryo bw'ivugabutumwa, ariko nanone dukeneye ko abakristo ba none basobanukirwa n'ibintu bakunda kwibaza, rimwe na bimwe bikanabakura mu murongo, bigatuma bibaza ko Imana yabaretse, cyangwa ko Imana yabataye, cyangwa ko Imana ngo yabateje inyatsi. Imana ntabwo iteza inyatsi, ariko rimwe na rimwe bishobora kuba mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Hari igihe rwose Imana ishobora kuguteza ikintu gishobora gutuma ubona yuko wowe wibwira ko ari inyatsi, kandi ari bwo buryo Imana yabonye ko ishobora kugufasha bitewe nuko muri kamere yawe wowe wimereye. Abakristo rero rimwe na rimwe bakunze kwibaza ibibazo by'inyatsi. Reka tuganire ku nyatsi. Ese waba wowe wibaza ko ushobora kuba ufite inyatsi mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ibi bintu rero bigera kuri bine biraza gutuma ubyumva, turabiganiraho ubyumve, noneho biraguha igisubizo gituma wowe wumva ko waba se ufite inyatsi. Yesu ashimwe cyane. Wowe rero ugiye ufite icyo kibazo, nagira ngo nanone ukurikirane iyi podcast, ntigucike paka igeze ku musozo. Uraza kumenya aho uri bw'iklase, uraza kumenya koko nimba ugendana inyatsi cyangwa se nimba ntawe ugira, cyangwa ahubwo ari ubundi buryo. Ibi bintu bine biraza kuguhesha guhitamo nk'umuntu w'Imana, nk'umuntu muzima, nk'umuntu waremwe, apana kugenda ushingira ku bintu runaka uvuga ngo ni inyatsi. Reka dukurikize, turagendera ku ijambo ry'Imana, ntabwo turi bujye hanze y'ijambo ry'Imana. Ese n'iki ijambo ry'Imana ribivugaho? Turishingikiriza ku murongo w'ishingiro turi bugendereho kuri iki kiganiro, uri buduherekeze. Ni umurongo uri muri Hoseya, umurongo uri muri Hoseya ibice 4 umurongo wa 6. Haranditse ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge, nanjye nzakureka we kumbera umutambyi.
ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Uyu murongo utuyobore muri iki kiganiro. Turaza gusoza kino kiganiro tumaze kumenya neza ko dufite inyatsi cyangwa se twitiranya ibintu. Uyu murongo rero uri muri Hoseya ibice 4 umurongo wa 6. Reka tuwusubiremo. Ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge, nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Imana itugiriye neza. Ntuve hano utakurikiranye ngo umenye ngo amaherezo y'ibyo mbona, amaherezo y'ibintu mba ndimo, amaherezo y'ibintu mba ndi kuvuga, amaherezo y'ibintu abantu bambwira, amaherezo y'ibintu wumva bavuga ngo nyamara runaka buragira inyatsi, ngo runaka ngagira inyatsi. Oya, tega amatwi wumve, uraza gusobanukirwa neza. Hari igihe umuntu avuga ati mu buzima, kandi ubwo twagiye, hari igihe umuntu avuga ati mu buzima mfite inyatsi. Ariko mbere yo gushinja abantu cyangwa imbaraga z'umwijima, umukristo akwiriye kwisuzuma akareba niba hari ubwenge, imyitwarire, imiyoborere cyangwa ibyemezo akeneye guhindura. Sinzi nimba kano kantu mukumvise. Hari igihe umuntu avuga ngo mfite inyatsi, ariko mbere yo gushinja umuntu cyangwa kumva umuntu arakubwiye ngo wowe ufite inyatsi, cyangwa ukumva ushinja undi muntu ngo afite inyatsi, hari ikintu ugomba kwitaho mbere y'ibindi byose, mbere yo gushinja imbaraga z'umwijima. Kuko inyatsi tuyifata ko iri muri kategori y'imbaraga z'umwijima, ko iri muri kategori y'imbaraga za sekibi, ko iri muri kategori y'imyuka mibi. Ariko mbere yo gushinja umwijima cyangwa imbaraga z'umwijima, wowe wa mukristo we ukwiriye gukora iki? Mbere yo gushinja icyo kintu no kwishinja wowe ubwawe, wowe ukwiriye gukora iki? Ukwiriye mbere na mbere kwisuzuma, ukareba niba hari ubwenge cyangwa se imyitwarire cyangwa se imiyoborere cyangwa ibyemezo ukeneye guhindura mbere yo gukonfaminga. Ubwenge, imyitwarire, imiyoborere, ibyemezo muri gahunda zawe, mu bintu ukora bya buri munsi, ugomba kubanza ugasuzuma ko hari ikintu ukeneye guhindura. Apana kuvuga ngo ngura konfirimya ako kanya ngo ngenda n'inyatsi. Oya, nguriya runaka ngafite inyatsi, runaka nginyatsi yaramurenze. Mbere yo gufata uwo mwanzuro ukwiye kubanza guhindura iki? Mbere yo kuvuga ngo hari umwijima, imbaraga z'umwijima zinjiye mu byawe, wowe wa mukristo we ukwiriye iki? Reka rero tujye kureba ibintu byibuze 4, ibintu 4 bikwereka ko hari icyo ugomba gukosora mu mibereho yawe. Ibyo bintu 4 nubikosora, uzaba uri kurwanya inyatsi mu buzima bwawe, uzaba uri murarwanya inyatsi mu buzima bwawe. Reka turebe ku cyambere. Amafaranga araza ariko ntumenye ahanyuze. Icyo ni ikintu cyambere. Abantu benshi bakunze guhura n'icyo kintu. Hari igihe baba barimo bakabona amafaranga arahari, amafaranga arimo araza, amafaranga arimo araza, wagurishije umutungo wawe, baguhaye amafaranga menshi. Hari umuntu waguhaye impano, aguhaye amafaranga menshi. Ugiye gufata inguzanyo, baguhaye amafaranga menshi. Ugize gutya utunguwe n'amafaranga cyangwa se n'ikindi kintu. Ariko amafaranga araza
ariko ntumenye ngo mu gihe gito, ntumenye ahanyuze, ntumenye ahagiye. Reka mbabwira akantu, ubundi uburyo ubonamo amafaranga si kimwe n'uko umenya kuyacunga. Sinzi nimba ku kantu kumvise. Ubundi hari uburyo wowe ubonamo amafaranga ubwo ari bwo bwose, ubwo nakubwiye, ubwo ari bwo bwose wabonamo amafaranga, ariko si kimwe n'uko wamenya kuyacunga. Ibyo biratandukanye. Kuyabona ni kimwe, kuyacunga ni ikindi. Rero niba ubona amafaranga aza ariko ntubone icyo wayakoresha, banza wibaze niba ufite gahunda yo kuyacunga. Cyangwa banza wibaze niba ufite gahunda yo gucunga iby'Imana yaguhaye. Amafaranga yaje, uburyo yaje mu bwo ari bwo bwose, icyo si ikibazo. Ahubwo ikibazo kiri kubanza ukamenya neza, cyangwa ukabanza ukibaza neza niba wowe muri wowe ugira gahunda yo gucunga iby'Imana yaguhaye, yo gukomeza icy'Imana yaguhaye. Iyo gahunda urayifite? Nababwiye ngo turajya twifashisha ijambo ry'Imana. Ese ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Amafaranga wayabonye cyangwa amafaranga agiye kuza? Hari ibintu uri kureba ukabona ko amafaranga ugiye kuyakozaho imitwe y'intoki, ugiye kuyabona, ariko mbere y'uko se ayo mafaranga aza, ufite ikintu uri buyakoreshe? Ese nimba ufite ikintu uri buyakoreshe, wakibaza, uhita wibaza uti ese ubundi mfite gahunda yo gucunga no kumanaginga iby'Imana izama, cyangwa iby'Imana yampaye, cyangwa iby'Imana igiye kuma? Imigani 21 umurongo wa 20 haravuga iki kuri iyi gahunda? Haranditse ngo mu rugo rw'umunyabwenge hari ubutunzi bw'igiciro cyinshi n'amavuta ya elayo, ariko umupfapfa we abipfusha ubusa akabimaraho. Iyi ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Mu rugo rw'umunyabwenge hari ubutunzi bw'igiciro cyinshi n'amavuta ya elayo. Kugira ngo ube umunyabwenge, iwawe hariyo igiciro cyinshi, hari ibintu byinshi kuri umunyabwenge. Iwawe Imana yaguhaye opportunity, yaguhaye opportunities nyinshi, iwawe zirahari. Umunyabwenge abasha gusobanukirwa ko ibyo bintu bihari ari iby'igiciro. Umunyabwenge abasha gusobanukirwa ko agomba guhorana amavuta ya elayo. Umunyabwenge agomba gusobanukirwa kwiwe hahora ayo mavuta. Ariko urugo rw'umupfapfa, ibyo afite byose abipfusha ubusa kugeza igihe abimazeho. Niko ijambo ry'Imana dusomye ritubwiye. Hagati aho, ikibazo ni ibintu ufite? Ikibazo ni ibyo ugiye kubona? Ikibazo ni ibyo wahawe? Oya. None se aho ngaho hari inyatsi? Oya. Ahubwo ikibazo cya mbere wibaza, ugomba kwibaza ngo ibi bintu nahawe mfite ubushobozi, ubwenge bwo kubicunga, bwo gucunga iby'Imana yampaye? Imigani 21 umurongo wa 20 niho hatubwiye ububure Bibiliya yawe uyisome. Mu rugo rw'umunyabwenge hari ubutunzi bw'igiciro cyinshi n'amavuta ya elayo, ariko umupfapfa abipfusha ubusa
we akabimaraho. Mu gihe mu rugo rw'umunyabwenge arimo arabimanaginga, arimo aracunga neza bitamucika, ariko urugo rw'umupfapfa ntako afite akamarayo. Nyuma yo kukamarayo ngo inyatsi yamuteye. Kurikira iyi podcast irarangira ufashe umwanzuro. Kurikira rwose. Nicyo nakubwiraga ngo ibintu bine bikwereka ko hari icyo ugomba gukosora mu mibereho yawe, ukabitandukanya no kubyita inyatsi. Mu mibereho yawe hari ibintu ukeneye gukosora bigera kuri 4. Ni byinshi ariko reka tuvuge ku bintu 4 ushobora gukosora mbere yo kubyita inyatsi, ahubwo ugaza gusanga hari ikibazo cy'imyumvire, ikibazo management, ikibazo twari tubonye ngo amafaranga araza ariko ntumenye aho yagiye, opportunities ziraza ariko ntumenya ngo bigenze gute, bigahita bishiraho rwose. Noneho rero mu Migani 21 niho hatubwiye ngo mu rugo rwawe wowe hari ubutunzi bw'igiciro cyinshi n'amavuta yerayo, ariko umupfapfa mu rugo rwawe rw'umupfapfa. Ese uri umunyabwenge? Aha rero hita wibaza akabazo, uri umunyabwenge kugira ngo managinge ibiri mu rugo iwawe kare by'igiciro cyinshi guhahura y'amavuta yerayo, cyangwa uri umupfapfa? Cyangwa uri umupfapfa? Hagati aho rero kuri iki ngiki ni ibintu bibiri, you have to choose one. Ese uri umunyabwenge cyangwa uri umupfapfa? Kuko mu rugo rw'umupfapfa we ahita agira gute, abipfusha ubusa. Nzaba mbona n'ibindi, nagiye mbona ubuhamya bw'abantu, ukabona nk'umuntu atanze ubuhamya aravuze ngo ejo bundi nabonye 500,000, ngo ariko ngo nibuka ko ntaheruka kurya inyama, ngo ndaheruka kwambara neza, ngo nahise ngenda ngo nguramo style, ngo mpahira n'abana, ngo ngura agahene turakirya biba birarangiye. Ndavuga ngo nejo mano uzamu. Uri umunyabwenge? Uri umunyabwenge cyangwa Imana irakubara mu bapfapfa? Imana yaguhaye umugisha, yatangiye kuguha umugisha, ariko ntiwigeze ubimenya, ntufite na gahunda ya management. Ese ibintu Imana iguha uzi kubimanaginga? Uzi kubigumana? Urabizi? Reka twibaze wenda nk'ibibazo nka bingahe kuri iki ngiki cya mbere. Wowe nawe mfashe kugira ngo twibaze. Reka nkubaze, buri gihe uzajya uhora wibaza mu buzima ngo ubundi amafaranga yanjye ajya he? Nzi aho ajya. Wakagombye kuba uzi aho amafaranga yawe ajya, ibikorwa ajyamo ni ibiki mbere yuko uyashyiramo mu buzima. Icya kabiri ugomba kujya wibaza, mu buzima bwanjye ngiye uko mbayeho, nzi kuzigama? Nsanzwe nzi kuzigama cyangwa ntabyo nzi? Ikindi cya gatatu ugomba kwibaza, ese ngira budget? Mu buzima bwanjye mbayeho mfite budget? Icyo si ikibazo kindi wakibaza. Wenda nk'icya kane nacyo wakibaza, ese nkunda gufata imyenda idafite impamvu yumvikana? Kugira imyenda si bibi, nta muntu utagira imyenda, ariko si uwo mwenda uwufata ku yihe mpamvu? Impamvu yawe irumvikana cyangwa ni ugupfa gufata gusa pour de bon? Ni ugufata gusa tu. Iyo mpamvu yawe ufashe mu mwenda irumvikana cyangwa? Ntabwo nshaka gutinda muri iyi podcast, ndagira ngo twihutishe uko ngeze nko ku munota hafi wa 20. Kandi ntabwo nshaka gutinda rwose, ndagira ngo wowe ukure mu ibyawe. Reka tujye ku cya kabiri gishobora gutuma umenya ko ufite ikibazo cyangwa se utagifite, cyangwa ukarwanya inyatsi. Amahirwe ubona kenshi ariko
yaba agiye kugerwaho. Icyo ni icya kabiri. Amahirwe ubona kenshi ariko yaba agiye kugerwaho agahita apfa. Hari amahirwe ukunze kubona abantu bakagupromesinga, abantu bakakubwira gutya 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 na gutya, ukabona amahirwe ariko yaba agiye kugerwaho, agiye gushyika agahita apfa. Bene ibyo rero hari abantu bahita bibaza ngo ikibazo ni amarozi, dore ko inyatsi nyine bayisanisha, bakunze kuyisanisha n'amarozi. Bene ibyo rero hari abantu bahita bavuga ngo cyangwa ni amarozi, ku cyangwa amahirwe aza. Reka nkubwire, ayo mahirwe ntajyanwa n'ikindi, ahubwo ashobora kujyanwa n'uko watinze kuyacakira. Ntabwo ujya wumva umuntu avuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Njye nagiye numva kenshi abantu bari kubivuga ngo atansiyo we amahirwe aza rimwe mu buzima. Njya numva abantu babivuga. None wowe icya kabiri tuvuzeho, hari igihe amahirwe ubona kenshi ariko yaba agiye gushyika, cyangwa ugakomeza utegereza ngo agiye kukwegera ugashiduka yarapfuye kera. Ari igihe rero atari ikibazo cy'amarozi nk'uko ubyitiranya, ahubwo ushobora kuba waratinze gucakira, watinze gufata gahunda, cyangwa se muri wowe nta gahunda ugira. Bakubwiye kuza ngo baguha akazi, baguha n'isaha uri buhagerere, barakubwira ngo 2:00 ube wahageze uze tuguha akazi. Wowe kubera kutagira gahunda mu buzima bwawe, uhageze 2:30, uhageze 3:00. Harya ubwo umukoresha ugiye kuguha akazi niwe ugomba kugutegereza, cyangwa ni wowe hubwo ugomba no kuhagera mbere y'igihe? Kutagira gahunda. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, gutinya gufata icyemezo. Ukabona amahirwe yaje, amahirwe araje, amahirwe akugezeho, kugira ngo uzafate icyemezo ngo uhite uyacakira, ukabitindamo. Icyo nacyo gishobora gutuma ya mahirwe apfa cyangwa arangira rwose burundu. Hari n'abatangira, hari n'abinjira mu mushinga. Icyo ni ikindi. Hari abinjira mu mushinga, hari abinjira bagahita batangira, ariko muri kwa gutangira bagera hagati bagahita barekera, cyangwa bagahita barekera bataragera no hagati, aribwo bagitangira rwose haciyeho umwanya muto, aribwo ugitsimbura, wamara gufata umurongo ugiye wagera nko muri metero zinga ugakubita ritani ugahita ugaruka. Iki kibazo rero kiratuma wibaza ngo ese ninde uhora abangamira amahirwe yanjye? Ni abandi cyangwa nanjye ubwanjye mbifitemo uruhare? Iki kibazo cya kabiri, iki kintu cya kabiri ntikigucike muri wowe nkurikiye. Ibaze kino kibazo, ibaze ngo ninde uhora abangamira amahirwe yanjye? Ni abandi cyangwa nanjye mbifitemo uruhare? Numara kukibaza ugashyira mu nyurabwenge, ukaba wari wakurikiranye iki kiganiro, urahita umenya igisubizo. Twifashishe ijambo ry'Imana, ko niko nababwiye, turajya twifashisha ijambo ry'Imana. Aha turi mu kiganiro menya nibi, ibi bintu birakeneye. Uri umukristo, ibi bintu urabikeneye. Ubaye utari umukristo, ibi bintu urabikeneye.
ariko cyane cyane reka nganire n'umuntu w'umukristo ukunda kwibeshya ngo ukunda kwibeshya ngo afite inyatsi. Abakristo mwibeshya ngo mufite inyatsi. Inyatsi zirihe? ahubwo ikibazo kiri hehe? Nimutekereze neza. Ahangaha hita wibaza ngo ese ninde uhora abangamira inyatsi yanjye? Ninde uhora abangamira ibyanjye? Ninde uhora abangamira amahirwe yanjye? Ni abandi nk'uko mbitwaza? Ni abarozi nk'uko mbitwaza? Ni abanzi banjye nk'uko mbitwaza? Cyangwa se nanjye ahubwo mbifitemo uruhare? Imigani ibice 10, kadusome mu Migani ibice 10 umurongo n'uwa 4. Haranditseho ngo haranditse ngo ukoresha ukuboko kudeha. Kudeha ubwo biraterwa na Bibiliya ufite, ariko ijambo kudeha gufite ubunebwe, kuboko kwa teketeke ko mu Giswahili babivuga, ukuboko gufitemo ubunebwe. Azagira ate? Azakena. Ndagira ngo iri ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana. Imigani ibice 10 umurongo wa 4. Ukoresha ukuboko kudeha cyangwa se ukoresha ukuboko gufite ubunebwe azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Ufite Bibiliya yawe nawe bisome, bumbura mu Migani ibice 10 umurongo wa 4. Handitse ngo ukoresha ukuboko kudeha cyangwa se gufite ubunebwe. Aho ninjye wakishyiriyemo ngo cyangwa gufite ubunebwe, ariko handitsemo ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Ngira ngo murabyumva. Umunyamwete ntuza yayo opposite cyangwa opoza yayo ni umunebwe. Ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Ngaho noneho cya kibazo uragisubijwe. Ikibazo twibajije cyangwa wibajije, ese ninde uhora mbangamira mu mahirwe yanjye? Ni abandi cyangwa nanjye mbifitemo uruhare? Urwo ruhare rero n'uruhe? Ni ukuboko kudeha ufite, cyangwa ni ukuboko k'umunyamwete ufite? Uhorana umwete mu byo ukora byose. Nuhorana rero umwete mu byo ukoze, ibyo werekejeho amaboko yawe byose, uri umunyamwete uzakira. Naho icyo uzerekezaho amaboko yawe cyose urimo uradeha, uri umunebwe, uzakena. Niko Bibiliya itubwiye. Reka twihute, tugeze ku munota wa 28. Twatinze, reka twihute. Icya 4, ukunda gutangira ibintu neza ariko ntubirangize neza. Nawe babwiye ngo ibintu 4 ushobora kwirinda ugatandukana n'icyo bita inyatsi. Abo bavuga ngo ni inyatsi. Ibyo 4. Icya 3, ukunda gutangira ibintu neza ariko ntubirangize neza. Hagati aho ngo ni inyatsi bwahe? Reka mbabwire, hari abantu batangira neza ariko batari passive. Muri bo nta perseverance, nta perseverance ibarimo.
ntabwo ba patient mu buzima. Aratangira ikintu ako kanya akahita kivamo. Patience yawe itangira ryari ikagarukira ryari. Rwose njya mbona abantu batangira gahunda bagatangira bagacuruza, nkatambuka nk'ahantu nkabona bafunguye iduka, ariko nyuma y'igihe gito cyane, amezi 2, gihuye na y'amezi bakodeshejeho inzu y'ubucuruzi, yarangiramo bagahita bakinga imiryango. Ngo nuko yagize ate, ngo yarahombye, agahita kivamo. Perseverance. Ntabwo bari passive, bagahita babivamo. Icyo kintu nacyo ni icya gatatu. Banza ucunge neza ibintu 4 ugomba kwitaho. Kunda gutangira ibintu neza, bigatangira neza, akavuga ati kabisa ufite business neza nziza, kabisa iki kintu utangiye iki cyo kabisa cyari kinakenewe hano muri quartier, kabisa iki kintu urimo aha ni sawa, very good, ni sawa. Kwezi kwa mbere sawa, kwa kabiri sawa, kwa gatatu wapi, kwa kane bigatangira bigakendera, akoboko kudeha, akoboko kudeha, kahita bivamo. Manque de persévérance. Na perseverance ufite. Kubera iki? Batangira business ukabivamo, ugatangira umushinga ukawuvamo. Noneho hirya y'ibyo wa mukristo cyangwa se abandi bantu, hari n'abatangira gusenga cyangwa kwiga ijambo ry'Imana bagahita babireka. Nyuma y'igihe gito rwose bagahita babireka. Abo ngabo nabahereye, nabatagira perseverance, nabatagira kwihangana. Mu buzima no kwihangana, mu buzima no kwihangana. Nawe usenga ntugasenge gusa ngo Imana izabikora. Aha harimo isomo rikomeye cyane. Ntugasenge gusa ngo Imana igiye kuguha amahirwe, ngo Imana iguha amahirwe. Ahubwo saba amahirwe n'ubuntu bwo gukomeza iby'Imana yaguhaye. Twagihereyeho. Ntugasenge gusa ngo Imana iguha amahirwe. Ongeraho nanone gusaba imbaraga, ibi twavuze perseverance. Imana iguha imbaraga n'ubuntu bwo gukomeza iby'Imana iguhaye. Haleluya. Iki nacyo ntabwo tukiva tudasomye ijambo ry'Imana. Luka 14:28 haranditse ngo, ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende atabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka, ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza. Ntabwo ari ukwicara gusa, ntabwo ari ukuvuga ngo warasenze, ahubwo hariho no planification. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka, budget, ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza. Kuko iyo utangiye nyine utabyizeho ngo ufite budget yabasha kuzuza iyo nzu ugiye kubaka, nibwo bigera hagati ibikanga. Kubera iki? Ntabwo uplanifiye. Kadukomeze tugeze ku munota wa 34. Okay, katugiye gusoza. Icya kane, guhora usubira ku ntangiriro. Icyo kintu gahora wizenguruka usubira ku ntangiriro. Icyo si icya kane, ibintu ushobora kwikontororaho ukamenya niba koko ubifite, wabirwanya
wamara kubirwanya ugatandukana n'ijambo bita inyatsi. ubundi inyatsi riza mu kanwa kawe buri munsi kubera iki? kandi hari umuti rwose. ibi ngibi byakuvura inyatsi, ibi byakuvura inyatsi. icyo ni icya kane. guhora usubira ku ntangiriro, guhora usubira aho wari waratangiriye ukongera ugatangira. iyo ubonye ikibazo ugenda ugisubiramo inshuro nyinshi, gusubira ku ntangiriro. wabona ikibazo ukagenda ugisubiramo inshuro nyinshi, inshuro nyinshi. ariko reka nkubwire, ntukarebe gusa ku kibazo ngo watsinzwe, ntukarebe gusa kuba watsinzwe. gutsindwa bibaho, ahubwo umuti uherereye wowe kureba icyateye gutsindwa. gutsindwa bibaho, ariko ni igiki cyateye gutsindwa? iyo ntsinzwe yawe ni iki cyayiteye? ko bibaho, ariko ni iki cyabiteye? umuti rero uri ahantu ho kurebera ngo byatewe n'iki. ntago umuti uri ahantu ho kongera kwisubiramo mu gutsinda. uwo si wo muti. umuntu ashobora kubona amafaranga rwose, umuntu ashobora kugira ikibazo, ya mafaranga akayatakaza. ariko kongera gutangira buri gihe usa n'utangiriye kuri zero. ariko ni igiki cyatumye ayo mafaranga cyangwa ugira icyo kibazo? ni igiki cyatumye? Imigani 22 ibice 3. umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. reba bya bintu byo guhoramo, gutangira wakagombye kugira gute? kubyirinda. Imigani 22 umurongo wa 3. umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. ni logique. umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga akabikwira, ariko umuswa warakomeza gute? akagira gute? akabijyamo akabyinjiramo, kandi byaje ari kubibona ko biza, aho kugira ngo abyikinge ahubwo wari kubisatira, akomeza abisatira, ahubwo akagera igihe bimubabaza, ababazwa nabyo. ni icya kane. wisanze mu bihe rero? wisanze mu kihe? ibyo bintu uko ari bine biragufasha kumenya ngo nzongera kuhoza ijambo inyatsi umutwe wanjye. ako reka turebe ikintu cy'ingenzi kiri muri iyi podcast. ubu inyatsi n'amarozi nk'uko mubitekereza? ni inyatsi n'amarozi nk'uko abantu babitekereza cyangwa ntibikwiriye kuvuga ko umuntu wese uhura n'ibihombo aba yarozwe cyangwa afite inyatsi. umukristo agomba kugira ubwenge no gusuzuma ibintu. please, twagezemo mu gufata umwanzuro. ntago bikwiye kuvuga ko umuntu wese uhura n'ibihombo aba yarozwe cyangwa afite inyatsi. ntabwo bihuye, ntabwo bikwiye, tubisubiremo, kuvuga ko umuntu wese uhura n'ibihombo aba yarozwe cyangwa se afite inyatsi. umukristo agomba kugira ubwenge no gusuzuma ibintu. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 haranditse ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana. rero ntago bikwiye kuvuga kuriya ko umuntu wese wahuye n'ibihombo ahubwo yarozwe, ahubwo harabura ubwenge bwo kumenya. Yakobo 1
umurongo wa 5. Ariko niba hari umuntu muri mwe ubuze ubwenge, asabe Imana, abusabe Imana. Aha rero turakura mu iki? Mbere yo gushaka umuntu wo gushinja ngo yarakuroze, mbere yo gushaka umuntu wiyenzaho ngo yakubwiye nabi, mbere yo gushaka umuntu wiyenzaho ngo yarahatambutse ngo arabihuhera, mbere yo gushaka umuntu wiyenzaho ngo yaraje aroga iduka ryanjye, mbere yo gushaka umuntu wiyenzaho ngahora anyifuriza ibibi, ngerega n'ubunini wambwira ibyo ngo ngende mpirwe. Mbere yo gushaka umuntu wiyenzaho ushinja, banza ushake ubwenge bwo gusobanukirwa ikibazo. Iyo umuntu afite ubwoba bw'ibintu by'umwuka, igisubizo si ukubaho mu bwoba. Ni urugero, iyo umuntu afite ubwenge afite ubwoba bw'ibintu by'umwuka, igisubizo si ukubaho mu bwoba, ahubwo ni ukwiringira Imana. Nicyo gisubizo, aho kugira ngo uhoreho mu bwoba. Ntago cyangwa se ngo uhore mu bwoba nyine bw'ibintu by'umwuka, mu buryo bw'umwuka ufite ubwoba. Igisubizo si icyo ngicyo, ahubwo ni ukwiringira Imana. Icyo ni kimwe, ugasenga no kugendera mu kuri kw'ijambo ryayo, aho kugira ngo uhorane ubwo bwoba bwo gutekereza umuntu yaraje, umuntu yanyuze aha, bitewe n'ukuntu kireba, bitewe n'ukuntu gisa, n'ukuntu kigize gute. Iyo ageze iwanjye buri gihe aneza inyatsi. Hari n'abantu najyaga mpura nabo mu nzira nkumva barambwiye ngo uriya ngo ntukamusuhuze mu gitondo, ngo iyo umusuhuje mu gitondo ngo wirirwa n'inyatsi, ngo uhura n'umwaka. Aho kugira ngo uhure n'ibyo bintu, wa mukristo wibura ubwenge, shaka ikibigutera. Iringira Imana, usenge ndetse ugendere mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Twagiye dusoma ijambo ry'Imana ritandukanye, ngira ngo mwabyumvise. Rero mu gihe turi gusoza, ndagira ngo dufate bino bintu. Ntukitiranye buri gihombo n'umuvumo. Buri gihombo ntuzakitiranye nuko wabyita ngo ni umuvumo, ni abarozi, ni inyatsi. Ibyo ndabiguhakaniye. Shakisha ahantu hari ikibazo. Ikindi, ntukitiranye buri gutinda n'inyatsi. Twabyumvise, ngira ngo mwabyumvise abakurikiranye ikiganiro. Gutinda gufata umwanzuro, wajya kuwufata ukawufata byarangiye, wowe ukabyita inyatsi. No. Please. Ikindi, ntukitiranye buri gutsindwa n'uburozi. Buri uko watsinzwe ngo banza barandoze. Oya, mukristo muvandimwe, inshuti yanjye uri kunyumva, ibyo bintu ntukabyitiranye, ntaho bihuriye. Twasomye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Banza urebe nimba atari wowe mindset yawe isetinze ite. Hari igihe Imana iba ishaka ko uhindura uburyo utekereza, uko ukoresha ibyo ufite, abo wizera, nuko ufata ibyemezo. Ibyo bintu rero ntuzabyitiranye, kuko hari igihe Imana iyo iba ishaka kuhindura uburyo utekerezamo, uko ukoresha ibyo ufite. Ese ibyo ufite ubikoresha ute? Ubimanaginga ute? Abo wizera ni bande? Abo wizereramo ni bande? Ngo runaka mbwiye ikintu kiraba, abo wizereramo ni bande? Ni Imana yavuze. Ese ibyemezo byawe ubifata ute? Ibyemezo byawe ubifata gute? Ubifata gute? Reka nkugire inama rero. Umugisha si ukubona byinshi gusa, si wo mugisha. Ahubwo umugisha ni no kugira ubwenge bwo kubibika. Sinzi aka kantu nimba kumvikanye. Umugisha si ukubona byinshi gusa, ahubwo umugisha ni no kugira ubwenge bwo kubibika, ni no kugira ubwenge bwo kubicunga, ni no kugira ubwenge bwo gukoresha neza iby'Imana yaguhaye. Aka niko tugiye gusoreza.
aka niko tugiye gusoreza. Wikitiranya ibintu n'inyatsi, wikitiranya ibintu n'abarozi, wikitiranya. Umugisha ni iki? Ahubwo umugisha ngira ngo mwabyumvise, mwikitiranya, inshuti zanyu, mwikitiranya. Umugisha si ukubona byinshi gusa, ni no kugira ubwenge bwo kubibika, kubicunga, no gukoresha neza iby'Imana yaguhaye. Ako gaforumire gafate. Umugisha si ukubona byinshi gusa, ni no kugira ubwenge bwo kubibika, gucunga no gukoresha neza iby'Imana yaguhaye. Imana ishimwe. Si ikibazo cy'inyatsi rero, si ikibazo cy'inyatsi. Ndakeka ubashije kumva, ubashe kurwanya ibi bintu bine, cyangwa se ugasobanukirwa bino bintu bine twavuze. Ntabwo ikibazo ari inyatsi. Kugira ngo tuganiriye rero ibintu bine bikwereka ko hari icyo ugomba gukora, ugomba gukosora wowe mu mibereho yawe, aho kubyitiranya n'inyatsi. Imana ibaha umugisha kandi ibaha ubwenge bwa Yesu, ibaha ubwenge bw'Imana bwo kumenya gufata no gucakira no kubika no gucunga no gusigasira iby'Imana yaguhaye. Turi kumwe rero mu kiganiro Menya Nibi, naho ubutaha. Imana ibaha umugisha. Ariko kandi mujye mukomeza mukore subscribe kugira ngo ibi biganiro bibagereho ku bwinshi, mubisharinge, mubikore like kugira ngo ibi bintu bigere ku bantu benshi kandi bakeneye kumenya rwose. Ibi ngibi bakeneye kubimenya. Iyo ukomeje rero gukurikirana gahunda za Sauti Hewani Ministries, nibi kiganiro Menya Nibi birimo, hakabamo gahunda ya Sauti Prayer Room ibihari, tuba turi online, turimo turasenga Imana, tuba dufite ivugabutumwa n'igihe cyo kuvuga ubutumwa, ivugabutumwa risesuye, ivugabutumwa rirambuye, ivugabutumwa ry'ijambo nyaryo. Hakabamo n'iki kiganiro Menya Nibi. Dufite gahunda nyinshi yo kubagezaho icyo mwari mukeneye. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.